Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi ndakoresha ururimi rw'iwacu, ubwo rero ndakeka ntari bugenere umusobanuzi. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo niba turi kumwe tuzamura ibiganza kuko icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Zamura ikiganza, ijuru rikubone ko wahageze. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Jambo ry'Imana muri Zaburi y'ijana 15 rirambwira ngo abapfuye ntibashobora guhimbaza Imana. Yesu nashimwe. Abapfuye ntibashobora guhimbaza Imana. Bona babandi bagiye ahataba ibitekerezo ntibashobora guhimbaza Imana. Ariko uyu munsi turiho, turi bazima kubw'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu rero ugomba gushaka akantu ukora kugira ngo ijuru ribone ko washimye nibura. Yesu nashimwe cyane. Ongera uyazamure. Haleluya. Yesu nashimwe. Amina. Bienvenue, ngwino udufashe kuri keyboard. Uyu munsi ana materaniro atarayo kuri Zoom. Yesu nashimwe. Amen. Burya kwigisha kuri Zoom ni ubundi buhanga, ni ubundi buhinga. Uricara kuko unyeganyeze gatoya abantu bakumva ijwi ntibabone umuntu uri kuvuga. Ariko uyu munsi kubw'imbaraga z'Imana turasimbuka n'ahagera. Yesu nashimwe. Ubwo rero niyo mpamvu dukeneye ubucuranzi. Dufatanye indirimbo 45. Uyu munsi nibagiwe, niba ari ukubera ari umunsi wa mbere wo kuva mu nzu sinzi impamvu, ariko nibagiwe igitabo cyanjye cy'indirimbo zo mu Kinyarwanda, nibagirwa Bibiliya y'Ikinyarwanda. Nahagurukanye Icyongereza, ubwo ariko ufite icyo yafashisha muri ibyo byombi arabangiriye neza. Amen. Asante mama. God bless you. Indirimbo irahari. No. Ini okay, ndashimye murakoze ariko nari nkeneye yindi. Yesu nashimwe cyane. Ni indirimbo ya 40 ngiye ndayizi, ndagira ngo nshakire umuntu uri ko turibuze gufashanya. Ni ya 45 uzo bita indirimbo z'agakiza. Ubundi mu Kinyarwanda hari ibice bibiri, hari kibanza n'icyanyuma. Indirimbo z'agakiza, indirimbo ya 45 kuvuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Haleluya, haleluya. Amen. Bigiye rifite ba. Imana ikora biradutangaza. Sinzi niba hari umuntu yizi ngo muhereze microphone dufashanye. Ndamuhereza n'igitabo. Ariko niba dahari ngo ndaririmba nyine, ariko byari kumfasha turirimbanye n'abandi. Amen. Amen. Kora biradutangaza. Kandi turayihutisha bukeya. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'ubwo bimenyuko
akubariki sana. Yesu atumugisha. Yesu ni mwiza. Yesu ashimwe kuduhaye guterana nk'uku nguku. Imana ishimwe yarinze ubugingo bwacu twese uko tungana. Muri iki gihe gitambutse tutabonana hanyuzemo byinshi. Twumvise amakuru menshi mu miryango yacu, harimo amakuru atarabaye neza mu miryango y'abo mu itorero, mu muryango w'umukozi w'Imana twumvise amakuru atari meza, ariko ndashaka kuvuga ngo mwihangane. Mu isi turacyari mu isi y'ibyago, ariko dufite ibyiringiro bizima bifite ubugingo yuko mu ijuru dufite ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Muri ibyo dufite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Tukiri mu isi amakuru mabi tuzayumva, ariko Yesu yaratubwiye ngo mukomere kuko nanesheje urupfu. Hari umunsi urupfu tuzarwishima hejuru. Yesu nashimwe cyane. Rero mwihangane, twese twihangane, ariko kandi turakomeje. Yesu nashimwe. Amen. Turakomeje, iwacu ni mu ijuru, ntituragerayo, tunaendelea, tunakaza mwendo. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo rero dufatanye, sinzi impamvu bienvenue yahunze, ariko ntacyo. You can sit, it's okay. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Fungure Bibiliya zacu. Ndagira ngo dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 n'umurongo wa 4. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana burya muri Bibiliya aturanye na Luka. Ikirenga kwa Luka kugera kwa Yohana. Amina. Igice cya 9. Igice cy'icyenda n'umurongo wa 4. Nuhagera uvuge ngo amen. Amen. Ntubivuge utarahagera ariko. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yohana igice cya 9 n'umurongo wa 4 niho hageze uvuga ngo amen. Amen. Ndumva ko hari. Reka ndasoma mu izina rya Yesu. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora uwo murongo gusa. Mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Imana itugirire neza cyane. Amen. Ndagira ngo umuntu ufite Bibiliya y'Ikirundi nawe adusomere twumve uko naho havuga. Aho muri Yohana n'ubundi 9 n'umurongo wa 4. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona. Bababwira atawugishobora gukora. Amen. Amen. Urumva bavuze kimwe? Mwavuze ngo hakibona. Undi aravuga ngo hakiri ku manywa. Ubwo rero bose bavuze neza. Yesu nashimwe cyane. Twongere dusoma ahandi hamwe. Dusome urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye ab'Ikorinto. Abakorinto ubageraho uvuye ku Baroma. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 4 n'umurongo wa 18. Niba wahageze vuga ngo amen. Amen. Ndumva abantu bahageze bose. Ubwo rero ndasoma urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 4 n'umurongo wa 18. Ndahera mu Cyongereza none nsome no mu Kinyarwanda, noneho mwene data amfashe n'ubundi mu Kirundi. So we don't look at
the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Amen. Turi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira ab'Ikorinto igice cya 4 umurongo wa 18. Umva uko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda havuga ngo natwe ntitureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Dusomere mwene data. natwe ntituraba kubiboneka ariko turaba kubitaboneka. Kubiboneka ari igihe gito, ariko itaboneka bikaba igihe bidashira. Amen. 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 Yesu nashimwe cyane. Amen. Niba turangije gusoma rero reka tujyane mu ijambo ry'Imana, kandi akenshi burya sinjya nkunda gukoresha umwanya munini kuko nigeze kubaho mwarimu igihe gitoya. Muri icyo gihe nigishaga iyo isomo narirangizaga mu minota 30 ya mbere, icyo gihe bafataga neza kuruta igihe nakoreshaga isaha yose. Ubwo rero ndagerageza kugenda mu mwanya mutoya ariko munyemerere tujyane. Yesu nashimwe cyane. Ndashatse kugira ngo tuganire kuri ijambo rivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakibona. Yesu nashimwe cyane. Narafashijwe cyane ku cyumweru kuri Zoom ukoze Imana papa wacu yatwigishije ngo yewe ivomere amazi. Amina. Ivomere amazi. Tuvuye mu gihe twari dufungiranye mu nzu, twese twagiye tugira umwanya wo gutekereza urenze uwo twari dusanzwe dufite. Si ukuri? Benshi twagize umwanya wo kubana nabo mu rugo mu buryo burenze ubwo twari dusanzwe dufite, kandi ibi byose ni byiza. Ariko mu gutekereza buryo umuntu agenda yiga ibintu bitandukanye. Ubu ngiye mfata umwanya nkabaza buri wese ahubwo ati mbwira icyo wize muri iki gihe nabizi wakibona. Yesu nashimwe cyane. Ariko njyewe rero none reka mbasangize icyo nize. Ni byinshi ariko ndavuga kimwe gitoya. Iri jambo ryo kuvuga ngo ibiboneka n'ibitaboneka byagize imbaraga cyane muri njyewe bihenze n'uburyo nabyumvaga. Dufite ibintu tubona ariko hari n'ibitaboneka. Dufite ibigaragara hari n'ibitagaragara. Umukozi w'Imana aratubwiye ngo ibyo kunywa n'iki, ibyo byose abantu barabifite. Ibyo ntabwo birahari, no mu gihe cya korona byari bihari. Ariko hari amazi umuntu agomba gushaka. Yesu nashimwe cyane. Ibyo biraboneka, hari ibiboneka bihari ariko hari ibindi bitaboneka bitagaragara imbere y'aya maso. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyo biboneka n'igihe kingana gute? Gitoya. N'igihe gitoya. Ariko ibitaboneka ni igihe kire, ni igiteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Twabaye mu gihe umuntu ufite imodoka nziza n'ufite imodoka mbi n'utayifite bose baguma mu nzu. Si ukuri? Uzi gutwara umaze imyaka 10 atwara umaze 30, n'ufite Lena utaramenya gutwara, n'utagira Lena, n'utarikandagira mu modoka bose baguma mu nzu. Amina. Bageze igihe umuntu ufite imodoka imwe n'ufite nyinshi zose ziryama mu rugo udafite aho kujya. Si ukuri? Mu bintu binezeza abantu barimo nanjye, burya kugenda ukava ahantu uri ukajya ahandi, ukagenda mu ndege ukareba igisagara, ukareba ibyiza biri ahandi harenze ahangaha, ibyo bintu bya binshimisha. Hari n'abandi rero babikora buri kwezi cyangwa buri mezi 6. Ariko byageze igihe ugiye kureba kuri airport yahindutse nka car park.
indege ziraparitse bafite ukuntu bazigira, rimwe bakayishyira uku n'indi bakayishyira ku ruhande, ugiye kuzibara ugasanga ni nyinshi, imwe ebyiri eshatu zose ziraryamye, ukibaza iyi izava ngaha byagenze gute? Kuyivanamo ko ziba zifite amababa maremare, kujya kuyikatisha ngo ivanemo uzayinyuza hehe? Ariko ubwo nabona ubuhinga bwabo buriya nabo basiko bazabigenza. Yesu ashimwe cyane. Hari ahantu muri Bloom, numva ari muri Bloom muri Western Australia, aho hantu bahahinduye ahantu ho guparika indege gusa, kandi ngo ni mu butayu, ni ahantu hatari ibintu. Noneho harirengagijwe, ariko noneho abantu barabatereka tujye kuhaparika indege, bakazijyana nta n'umuntu n'umwe uri mu ndege, bakayijyana ngo tugiye kuyiparika. Ibi bintu mwari mwabibona? Ntibiba, ntibyigeze bibaho. Ndi kubivugira iki? Byanyigishije ko ibyo tubona, ibitunezeza uyu munsi ni iby'igihe gitoya, bijya birangira. Yesu nashimye. Izo ndege zigera igihe ziparikwa nk'imodoka. Dutuye ahantu ubundi zakundaga kuhanyura zigiye kugenda, ariko hari igihe hiraga umunsi ukumva nta n'ihanyuze. Kwibaza uyu munsi noneho byagenze gute? Byageze igihe isi yose irahagarara, imipaka abantu barafunga, ingo abantu barazifunga, bya bintu birangaza abantu urabishaka mu mwanya umwe urabibura. Traffic congestion ya mu gitondo, jam ibaho saa moya n'igice kugera saa 3, imihanda yasigaye ari umweru. Wajya muri freeway ukagira ati ariko uyu munsi abantu bagiye mu ijuru, imperuka yabaye n'iki cyabaye. Ibinezeza abantu, kandi ni akantu ka korona akavirusi gatoya, ibikwereka n'ukuntu kadakomeye, ugashize ahangaha ukazana ya miti imwe yo mu isoko ugasukaho ugahita gapfa. Ako ariko kahagaritse isi yose, indege zihinduka amamodoka, baraziryamisha, abantu bajya mu mazu, ufite inzu ndende n'intoya bose bakayihishamo. Bitwereka yuko ibi byose turwanira, iyi mirimo ituma ngewe maze igihe nari ndi mu bushomeri, ariko muri iki gihe cya korona Yesu yarantangaje. Igihe abantu bari gutaha ku buzi bataha bajya mu rugo, ngewe akanje kavuyemo karahaguruka. Yesu ni muzima. Amina. Ubu rero mu bantu bari gusengerwa ku kazi ntabwo nkirimo, abansengeraga mu kuri ndashimiye Yesu abahugisha, ariko muruhuke. Amina. Ubwo chapter y'ubushomeri iyo twayivuyeho, ntabwo mvuze ko tugeze mu ijuru, ariko icyo gice cy'ubushomeri icyo cyaragiye. Amen. Cyasigaranye na korona. Amina. Cyase kuvuga iki? Bene data, ibi bitubabaza, ubuzi, amazu, amafaranga, inkweto nziza, impuzu nziza, ibiki, yego turabyifuza kandi turabikeneye, ariko ni iby'igihe gitoya. Iyo habaye akantu gatoya nta n'uwongera kubitekerezaho. Nta ubu mubiri ko dushobora kumbwira ngo ni byiza, ariko nuko wambonye ryambaye, nagumye mu nzu ntiwamenye ubwiza bwayo, kandi riri mu nzu rirutwa n'ikizi, nta gaciro bigira. Bene data, ibi bintu byose ni iby'igihe gitoya. Iyo habaye akantu gato, icyo gihe ibintu abantu bapfaga ubona bihindutse ubusa. Ibihugu byagiraga utuntu dutandukanye, byageze igihe wumva amakuru anyura kuri televiziyo ni korona gusa. Nta wundi uvuga ngo igihugu cyateye kiriya, nta uvuga ngo nta korona. Ihinduka inkuru ihera kuri ABC, igahera mu gitondo umunsi wose. Ibyo abantu babonaga ko bibagirira umumaro bisa n'ibyibagiranye. Korona isigara aricyo kintu gifite agaciro, bakivuga kuva mu gitondo kugera ku mugoroba. Ibyo tubona mwene data ni iby'igihe gitoya, ariko hari ibindi by'igihe cy'iteka ryose. Umuririmbyi yaravuze ngo kubana na Yesu ni igihe cy'iteka ryose. Umubano dufitanye na Yesu ni uw'igihe cyose, ubucuti dufitanye na Yesu ni ubw'igihe cyose. Ariyo mazi umukozi w'Imana atubwiye, ntabwo ari uyu munsi gusa ngo tuzagirisha umumaro ku gihe cya korona gusa, ariko tuzayagumana kugeza igihe tuzagera mu rurembo rw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero ubwo tugira imbaraga mu gushaka ibi ngibi, ndagira ngo uyu munsi twige gushaka ibitaboneka. Dushake ibitaboneka, ibitaboneshwa amaso, kuko
kuko ibiboneka twese twabiboneka ari igihe gitoya. N'ubu ngubu indege ntizirafungura, kandi mu bintu bihenze yemwe mu bintu bizinge indege zirimo, ariko ubu nta gaciro zifite, nta n'uzitekereza. Dushake iby'iteka ryose, ibitaboneka, ibyo abantu batarebesha amaso. Ibindi umuntu yabigura n'amahera, yagenda akabishaka, yemwe yatanga ibiguzi kugira ngo abone ibindi, ariko hari ibindi bitagaragara, kandi abanyabwenge nabo bashaka ibyo ngibyo bitagaragara. Ijambo ry'Imana ryaramubwiye ngo mu gutegeka kwa kabiri rivuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye kuri ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Yesu nashimwe cyane. Mu gihe abandi barangariye mu kureba iby'iki gihe, twari dukwiye gutekereza gushaka kureba bya bindi bitagaragara, bimwe bihishwa amaso y'abana b'abantu. Ibi ngibyo aba ari byo dushaka. Subire ku mutwe w'ijambo. Yesu umunsi umwe aragenda, nuko nariya magambo twasomye muri Yohana igice cya 9. Yesu aragenda agera ku muntu wavutse ari impumyi. Ntabwo ari umuntu wabaye impumyi hashize imyaka 5 cyangwa 7 cyangwa iyo yari amaze ukingana kose. Uyu muntu yavutse ari impumyi. Noneho abantu bari kumwe na Yesu barangije ngo Yesu amaze guhagarara ngo arebe uwo muntu, abantu baratangira baraza baramubaza ngo mwigishe, tubwire uyu muntu tubona ari impumyi, umuntu ntigeze abona n'umunsi n'umwe, hagomba kuba hari umuntu wacumuye muri wabo. None ni se, ni nyina, ninde wakoze icyaha kugira ngo uyu muntu avuke ari impumyi? Yesu arabitegereza, abona imwe muri kamere ziba mu bana b'abantu cyane, ariko ikintu kivuga gutunga intoki, nuriya wabiteye. Ibibazo biteye umuntu wese yumva yashaka kuba blaming, nuriya wanteye ibibazo. Ni gakeya abantu birebaho ngo arebe ngo wenda nta ruhare naba mfite muri ibi ngibi. Buri gihe ushaka gushaka igisubizo cyihuse, uriya muntu yarampemukiye, uriya muntu yarambabaje. Niyo mwaba mufitanye ikibazo, biragoye kugira ngo urubanze witekerezeho, urebe uruhare rwawe muri icyo kibazo. Uriya muntu ururimi rwe ruracumuza, ariko utarareba urw'iwawe wenda narwo rwaba rucumuza. Ariko hano iwacu ntabwo tujya ducumuzanya, ntibibaho. Ahandi niho bajya bagira indimi zibabaza, ariko iwacu indimi zacu Yesu yazogesheje amaraso. Niko bimeze. Niba ariko bivuga ngo amen, ariko Yesu nashimwe cyane. Yesu atugirire neza. Yesu arabitegereza, arabareba, abona impamvu barimo gushaka kureba. Yesu aravuga ati icyo ntabwo ari cyo kibazo mwakagombye kubaza cy'ingenzi, aho gushakisha koze y'intuza y'ubuhumyi, ahubwo murebe purpose y'ubuhumyi. Muri iki gihe cya corona nagize iminsi yo gufata, ndarambiwe, ndashaka gusohoka, ariko vugana n'umukozi w'Imana umwe, numva kweri ndihanye mu mutima bikomeye cyane. Kera aho duturuka twajyaga kwiga, ukamara amezi 3 waragiye, ukava mu rugo, niba ari matera ujyanye, niba utazayisanga iyo ugiye, niba ari indobo uzakoresha wiyuhagira, agasabuni uzakaraba amezi 3, amavuta yo kwisiga amezi 3, ukabyikorera ukabijyana. Noneho twajyaga twese icyo gihe batujyanaga ahantu nta bindi birangaza bihari, ni ukwiga. Umuntu mubona uturutse hanze ni mwarimu, nta wundi uriga, nta wundi murimo baragutegera. Ikintu kikujyanye ni kimwe, ni ukwiga. Ariko ku munsi wa nyuma wo gutaha, hano ntibabikora, ariko bagiraga umunsi wa proclamation. Bati tugiye kuvuga guhereye ku wa mbere runaka yagize amanota 90, bakamanuka kugera ku wa nyuma bakamuvuga. Kandi abo bantu bose bavuye mu rugo bikoreye ibintu, bose bagiye kwiga. Abantu ntibafata kimwe, ibyo turabyumva, ariko habamo n'abantu bagenda aho kugira ngo bajye kwiga, imibare nigiye kuza, gatangira ikitotoka. Igifaransa ndamwanga. Noneho yakumva ngo hagiye kuza ibintu bya sayansi,
sayansi we sayansi iwacu nta muntu wumva sayansi nanjye nta kintu nzafata agatangira gukomplaininga mwarimu atari yazi ubu ugakomplaininga ku munsi wa mbere uwa kabiri icyumweru cya mbere indwi ya mbere igahera iya kabiri ukwezi kukarangira umunsi wa proclamation iyo bagiye kwerekana uwize n'utarize niho bareba waba wagiye gukomplaininga gusa akenshi umubona muri ya myanya y'inyuma ariko waba wafashe umwanya wo kwiga iyo avuye muri uwo mwanya neza avanamo ikintu kigaragara naravuze ariko muri korona nabaze nk'icyumweru kabisa numvaga cyaririwe nshaka gusohoka bani munjyana ahandi hantu hariho hose ariko mumvane mu rugo harandambiye nibuka yuko mbaye nka wa munyeshuri ukomplaininga gusa kubera iki turahanga kubera iki ukibagirwa icyakujyana ibintu byose bibaho ku muntu haba hari purpose yabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byaba byiza byaba bibabaje byaba biteye ubwoba biba bifite impamvu buriya n'iyi korona ifite impamvu yayo si ukuri irayifite wabyemera utabyemera ifite impamvu yayo kandi Imana itabyemera yuko ibaho ntiyari kubaho ariko yaremeye Yesu nashimwe cyane hari impamvu yayo ubwo rero umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo kuba wa munyeshuri ukomplaininga gusa ukazacyura ubusa ukinjira muri korona ukomplaininga ukazasohoka muri korona ukomplaininga nta kintu na kimwe ugezeho ariko undi akinjiramo akavuga ati nubwo bibabaje ariko se icyo bari kunyigisha uyu munsi ni iki nubwo uyu munsi mbabaye ariko wenda hari icyo Imana irimo gushaka kunyigisha wenda harimo amahirwe Imana ishaka kumereza muri iki gihe nuko igihe cyagera ukazagira icyo cyura Yesu nashimwe cyane rero ikitumye mvuga aya magambo ni iki Yesu arangije aravuga ngo Yesu arabareba arangije ashaka kuvana focus yabo ayivane kurwo gushakisha koze y'icyatumye uwo muntu arwara ahubwo ashaka kubereka yuko muri iyo ndwara harimo purpose y'Imana yo kugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo arangije arababwira ngo ntabwo ari se wacumuye mutagira ngo mujye kumutera amabuye nimba ahangaha ntabwo ari mama we wacumuye nta n'umuntu wacumuye ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri uyu muntu Yesu nashimwe cyane birashoboka ko hari imirimo y'Imana ishaka kugira ngo ikoreke muri iki gihe cya korona amina nuba bizi mu gukomplaininga ntuzayibona ariko hari impamvu hari ibintu bibaho kugira ngo imirimo y'Imana igaragare noneho Yesu rero aboneho umwanya wo kubabwira ati birankwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare hakiri ku manywa kuko ngo hagiye kubugiye kwira igihe umuntu atazaba afite ubushobozi bwo gukora amina niba wabyumvise zamura ikiganza Yesu ashimwe bugiye kwira umuntu ntazongera kugira uburyo bwo gukora yemwe muri iki gihe tuvuyemo uwashakaga gukora neza niba warakundaga gusura ntabwo washoboraga kubikora twumvaga umuntu yagize ibyago ukumva wajya kumureba ariko kivuga ko hari itegeko rya leta bivuga ngo ntukwiye gusohoka mu nzu hari igihe bwira imirimo yose ikarangira Yesu nashimwe cyane usibye ahangaha amatara yaje iwacu twabaga imirimo yose yakorwaga ku manywa umuhinzi agahinga ku manywa umworozi akorora ku manywa uwigisha akigisha ku manywa imirimo yose igakorwa ku manywa iyo bwije bigenda gute buri muntu atahiwe Yesu natugirire neza cyane Yesu aravuga ngo birankwiriye gukora imirimo y'uwantumye hari imirimo kandi ngo birankwiriye kuyikora hakiri kare hakiri ku manywa kuko ngo bugiye kwira umuntu ntazongere kugira uburyo bwo gukora iyi korona ni y'uyu munsi ntawe uzi ibirejo ntawe uzi ibizaba mu mwaka utaha ariko umunsi dufite n'uwa none Yesu arimo aratubwira ngo ukwiye gukora imirimo yewe mwene data ukwiye gukora imirimo muririmbi ukwiye kuririmba muvugabutumwa ukwiye kumuvuga yewe usengera abarwayi ukwiye kubasengera kuko bugiye kwira umuntu ntazongere kugira uburyo bwo gukora Yesu nashimwe cyane
iyo bwije buri muntu wese agiwe, uwakoze neza n'uwakoze nabi agiwe, bose bajya mu rugo. Ariko hari ikibazo umuntu aribaza, iyo umuntu atashye ukajya iwawe, iyo aho ugiye buri wese niwe ugiwe, ariko ikibazo cyaza uri muntu arajya hehe? Nubuka ijambo ry'Imana umukozi w'Imana atwigishije ngo igihe umukwe yaje ngo hari abakobwa b'abapfu, ngo hari n'abandi bakobwa b'abanyabwenge, ngo igihe induru zavuze ngo umukoraje, abantu bose barabyutse. Iyo umuntu abyutse abyukana ibyo yararanye. Yesu nashimwe cyane. Bugiye kwira buri muntu agiwe, nujya mu rugo ukaryama impanda n'ivuga uzabyukana icyo wararanye. Nta hantu ho gusaba amavuta ntibizakunda. Imirimo wakoze niyo ngiyo, iyo wakoze ku manywa izaba ari iyo ngiyo. Bene data, ndagira ngo duhaguruke dukore. Igihe kiraje ndetse kizabaho. Iyi korona niyo utakwiga n'ibindi bintu, ariko ikwigisha yuko hari umwanya wo gukora n'umwanya wo kudakora. Tuva turi amahoro, ubona imirimo yose igenda, ukavuga uti nishaka gukora neza nzabikora, ariko umunsi dufite ni uwa none, ntabwo tuzi iby'ejo. Hari umunsi bwira bukira buri muntu wese akagiwe agataha. Ariko Yesu arabwira ngo birankwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, hakiri ku manywa, hakibona, kuko igihe kizagera nushaka gukora ntabishobore. Yesu nashimwe cyane. Birankwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bene data, twige gukora neza. Na bya bindi twari twarashize inyuma, nagize umwanya wo gutekereza cyane, nibuka abantu naragambiriye, narasezeranije kubasura, ngiye kubona ilisite mbona ni ndende, nabanditse Yesu uje uyu munsi ukansangana n'amadeni yangana nk'uku najya hehe? Kibuka abantu nasezeranije gufasha, ariko kubera hafunze nta kuntu. Babaze Yesu ibyo imirimo navuze nashatse gukora ibyiza, abana nzabikora ejo. Ariko Yesu muri korona ari kubyutsa yuko hari igihe bwira imirimo yose igahagarara, ari indege zo mu kirere zikajya hasi, imihanda imodoka mu mihanda zikareka kugenda. Kandi iyo ni korona gusa, ibiri imbere ntitubizi. Mwene data, bugiye kwira, hari imirimo Imana yaciriyeho, hari iyo yagushyiriyeho, hari iyo yashyiriyeho ku buri wese uri aha ngaha. Urizi kuruta uko ngewe nyizi. Buriya ubu tugiye mu bituro, mu masimetiere, ukagenda ugasaba raporo y'abo bantu bose bapfiriwemo, ushobora gusanga abantu bafite raporo y'ibintu byari baragenewe gukora ariko batigeze bakoraho. Bakaba barapfuye bari mu mwenda w'Imana. Imana yarabahaye imirimo yo gukora, ariko bakaryama kugeza umunsi wo gupfa kwabo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ikuzimu iyo ngiye abantu bajya nta migambi, nta mirimo, nta bitekerezo, iherezo riba riri aho ngaho. Ubabwije nta kundi, imirimo iba yarangiye. Ariko uyu munsi biradukwiye gukora imirimo y'uwadutumye. Mwene data, umurimo wahamagariwe wawe wose biradukwiye kugukorera. Iyi mpamvu Yesu yavuze ngo birankwiriye, ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora umurimo ubanza kuwiyumvamo, ukavuga ati birankwiriye kuwukora, ukawiyumvamo, ukamenya aho utangirira n'uko uwukora. Yesu adushoboze cyane. Wenda iyi korona iranarangira, reka irarangira. Ubu ngubu hari ibihugu twagiye twumva yagiye imanuka, abantu barangiza bakajya kwidegembya mu mihanda, ikongera ikagaruka. Ubwo rero ntabwo tuzi ibireje uko bimeze, ariko umunsi dufite n'uyu nguyu. Yesu nashimwe cyane. Biradukwiye gukora imirimo myiza. Icyo wumva Imana yaguhamagariye gukora cyose, bene data, utagikore hakiri ku manywa. Ntabwo dufite igihe cyose, hari amasaha yo gukora n'ayo kudakora. Uwiteka adushoboze. Tugerageze kuvana imbaraga nyinshi ku bigaragara by'uyu munsi, tutangire dushake bya bindi bitagaragara, bya bindi igihe cyose, ya mirimo myiza yo gukiranuka. Imwe ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe ngo nibaruhuke kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Iyo ngiyo niyo Yesu avuga ngo birankuye gukora imirimo myiza y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko ngo bugiye kwira.
bugiye kwira. Erega kwira ntabwo ari ngombwa iri zuba. Mushobora kwira mu buzima bwawe, amagara yawe agacika imbaraga, ntugire ubushobozi bwo kongera gukora. Mu gihe abandi bukiri ku manywa, iwawe bukaba bwije. Si ukuri? Ushobora kugira ibibazo bikakujyana ahantu ukarira, ahandi abandi babyishimye bari guseka. Iwawe bukira, ahandi ari ku manywa. Mwene data, tugende dukore. Mu gihe iwawe hakiri ku manywa, kora imirimo y'uwagutumye, kuko igihe ntabwo dufite imyaka 1000 yo gukora, umwanya dufite ni mutoya. Ariko Yesu aravuga ngo biranguye gukora umurimo wantumye hakiri kare, ko bugiye kwira imirimo yose irangire. Amahirwe dufite nayo uyu munsi, Imana idushoboze kuyakoresha neza. Ijambo Imana nshyize ku mutima ni iryo ngiryo, ariko ndagira ngo ugire umwanya wo kwitekerezaho, unagire n'umwanya wo kugira icyo ugambirira mu mutima wawe. Ntitukemere yuko ibintu bitubaho ngo bibe kudusigira n'isomo na rimwe. Iki gihe turimo ndetse n'icyo tuvuyemo, reka bitwigishe gukorera Imana mu buryo dufite, mu mwanya dufite, kuko hari igihe buzira. Bushobora kwira kubera corona, bishobora kwira kubera ikindi, bishobora no kwira kubera ubugingo bwawe bwarangira uyu munsi ukagenda ukadukurwamo. Ushobora kuvanga kuvuga ubutumwa nkagenda. Mwisi si iwacu ni mu ijuru. Nubwo twakunda amagara, ariko uyu mubiri uzasigara mwisi, uzasigara. Nubwo tuwurimbisha, tukawambika neza, tukawugaburira neza, ukumva nta kintu na kimwe kibi cyaba ku mubiri, ariko umubiri ntuzajya mu ijuru. Uyu nguyu ntuzajya mu ijuru. Imana idushoboze, iduhe imbaraga zo kuyikorera, ariko dufate umwanzuro. Wenda ibyo tutakoraga neza, muri aka gahe Imana tunyujijemo ko kwiga, reka tubikore neza. Dukoreshe imbaraga ziruta iza mbere, twitange kuruta uko twitangaga mbere. Dukore tuzi yuko bugiye kwira. Hari igihe buzira, umuntu ashake gukora neza abibure, ariko mu gihe umwanya Imana ikiduhaye, reka tuwukoreshe neza. Imana ibahe umugisha kandi ihire ijambo ryayo mu mitima yacu. Ndagira ngo mpamagare abakozi b'Imana, abapasiteri badufashe gusenga. Dusengere imitima yacu, dusengere itorero ry'Imana, dusengere buri wese, kugira ngo tubyuke dukore imirimo y'uwadutumye. Imirimo irahari, ni myinshi. Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abakozi ni bakeya. Imirimo irahari, ni myinshi, ariko biradukwiriye gukora hakiri ku manywa. Yesu aduhana umugisha twese. Hariho abakozi b'Imana, mudufashe gusenga. Hallelujah. It's a good time because it's not getting dark yet. Hallelujah. Haujakuwa usiku kabisa. Sasa ni lazima tutafute Mungu wetu na tumukaribie wakati vinawezekana. Hallelujah. Amen. So Isaiah 55:6 say, seek the kingdom of God while it is possible to find Him. Seek Him while it is near. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So find Him while it is near. Hallelujah. What that mean? It means while you are still alive. Because each and every day is giving you a breath of life.